Mu gihugu isi yuzuye abavuga, hari bake bavuga amagambo ahindura ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Izina rye ryabaye ikimenyetso cy'umwuka, ubushishozi n'ubuhanuzi. Ni umugabo wagizwe intumwa n'Imana akayobora imbaga y'abantu ku rwego mpuzamahanga. Uyu ni Dr Paul Gitwaza, mwita umuvugabutumwa, intumwa, umuyobozi, umunyabwenge n'umunyempuhwe, wagize uruhare rukomeye mu guhindura imitima y'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uyu munsi turinjira mu rugendo rw'ubuzima bwe, tureba aho yavuye, inzira yanyuzemo n'uko Imana yamukuye mu mwijima ikamushyira mu mucyo. Iyi ni inkuru y'umukozi w'Imana utigeze asubira inyuma, umuntu washyizeho itandukaniro mu iyobokamana ryo muri iki kinyejana. Normal imisengesho ryose rigira imbaraga, ariko amasengesho agenda agira grade, agira inzego. Amasengesho yo hasi ni amasengesho y'umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyumva amasengesho y'umunyabyaha, ariko igiye kumutabara yibuka amasengesho y'abandi bamusengera. Iyo umunyabyaha asaba iby'Imana ntibyumva, ariko ishiramo umwuka w'abandi bantu kumusengera, noneho Imana ikitaba amasengesho yabo ikamufasha. Niyo mpamvu abanyabyaha ngo ngiye usenze ngo Imana iranyumvasha, si wowe yumva. Hari abandi ishiramo umwuka wo kugusengera, kaba ariyo yitaho. Ngo numbone nasinze ngo iyo nyihamagaye irumva, ndikumvura umunyabyaha uri umusinzi. Yumva uriya mugore urarurira ngo utagongwa, yumva uriya mugabo, yumva bari abana, yumva uriya pastor. Mu isi yuzuye induru hari abantu bake Imana ihamagara ikabaha ubutumwa bwo gusana imitima, gukiza ibikomere no kuzana icyizere aho cyazimye. Umwe muri bo ni Dr Paul Muhirwa Gitwaza. Uyu ni umugabo wubakiye ku Mana, wahagurukiye gusanisha umuntu n'umuremyi we akoresheje impano, ubumenyi n'ineza y'Imana. Uyu munsi turinjira mu rugendo rwe, ko yavutse, uko Imana yamuhamagaye, uburyo yubatse umuryango n'itorero, inyigisho ze z'ubwenge n'ubugingo, ndetse n'uko ubutumwa bwe bwageze ku isi yose ahantu hose. Amazina ye nyakuri yitwa Dr Paul Muhirwa Gitwaza. Yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira ku itariki 15 Kanama mu 1971. Yakuriye mu muryango w'Abakristo, aho se yari umukozi w'Imana. Mu buto bwiwe yakundaga gusenga cyane, abaturanyi bamwibuka nk'umwana wicishaga bugufi, wubaha Imana kandi ukunda gusoma Bibiliya. Ku myaka 12 yonyine yarabatijwe mu Mwuka Wera. Ku myaka 14 yatangiye kubwiriza ubutumwa bwa Yesu mu rusengero rw'abana batoya. Ariko ku myaka 16 habaye igitangaza kuri uyu mugabo w'umukozi w'Imana. Yagize indota imuteye ubwoba n'ibyishimo icyarimwe. Yabonye ikarita y'isi mu maso ye, maze yumva ijwi rimubwira riti, Paul, nzagukoresha ku isi yose. Icyo gihe ntiyabyumvaga neza, ariko byari itangiriro ry'urugendo rwe rukomeye. And the principles from their families. Nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real Umuhungu. man who have just pierced their ears. Umwana w'umuhungu. A boy child to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse. Tibibaho. No a man who have come here on altar to sing with a Tibibaho. trousers. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Mu myaka yakurikiyeho, umushumba w'itorero Paul Gitwaza yagiye kwiga muri kaminuza ya Kisangani, aho yize psychology n'ubuhinzi. Ariko nubwo yigaga ibijyanye n'ubumenyi bw'abantu, umutima we wahoraga ushaka kumenya Imana kurushaho. Uyu ni umugabo ukunda Imana mu buryo bw'igitangaza. Mu gihe abandi bigaga amasomo asanzwe, we yakoraga amasengesho y'ijoro, avuga ati, Imana, niba koko nshaka, unyereke icyo ushaka ko nkora, nicyo ndi bukore. Nibwo yakiriye umugisha n'umurimo wo gukiza imitima no guhuza abantu n'Imana, kwimukira i Nairobi no gukura mu buzima bw'umwuka. Uyu mugabo w'igitangaza, umutumwa uvuga ubutumwa bw'Imana. Mu mwaka w'1993 Gitwaza yagiye i Nairobi muri Kenya, aho niho Imana yamutoje kurushaho guhagarara imbere y'abantu, kuvuga ubutumwa no gutegura intumwa z'Imana. Mu gihe gitoya yabaye umwigisha wubashywe, asengera abarwayi, agatanga ubutumwa bw'ihumure. Abari bari kumwumva icyo gihe bavuga ko ijambo rye ryari rifite imbaraga zidasanzwe. Nta kintu ushobora guhindura ku isi. Ayo namwe magambo yavuze ati, nta kintu ushobora guhindura ku isi utarahindutse ubwawe. Imana igukoresha mu rugero rwo hejuru yuko wemera. Mu mwaka w'1995 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, Dr Gitwaza yinjiye mu Rwanda. Yasanze igihugu cyarasenyutse, imitima ishwanyutse, n'abantu bakeneye ibyiringiro. Amaze kubona ibyo byose yaragize ati, nabonye igihugu cyasizwe n'umwijima, ariko Imana yambwiye ko izakigira binyuze mu mwuka wayo, ikakigira igitangaza. Uyu ni umugabo utangaje uvuga ubutumwa bw'Imana. Mu mwaka w'1997 yubatse urugo rwe n'umugore we Angelique nyina w'Ingeri.
babyarana abana batatu, Elise, Luc na David. Ariko muri uwo mwaka kandi yatangije Authentic World Ministries, umuryango w'ivugabutumwa uzwi cyane ku isi yose, ushinga Zion Temple Celebration Center. Uyu mugabo w'igitangaza mu mpera z'umwaka w'1990 Gitwaza yashinze Zion Temple Celebration Center. Itorero ryatangiriye i Kigali ariko ryaje kugwirana no mu bihugu byinshi. Yabanje gufata nk'umukozi w'Imana wihariye, yibandaga ku gusenga mu kuri no mu mwuka no mu guhindura imibereho y'abantu. Zion Temple yakwirakwiye mu Rwanda, muri Afurika kugeza no muri Amerika na Aziya. Mu butumwa bwe bw'igitangaza, Gitwaza avuga ati itorero si ahantu, ni abantu bubakiye ku Mana. Afurika haguruka ibigwi by'Imana. Uyu ni umugabo witwa Gitwaza. Mu mwaka wa 2000 Dr. Gitwaza yatangije inama mpuzamahanga yitwa Afurika haguruka. Yari gahunda yo guhamagara abayobozi b'amatorero, abanyapolitiki n'abaturage kugira ngo bumve ko Afurika ishobora guhaguruka ikiyubaka. Iyi nama yagiye iba buri mwaka, ikitabirwa n'abantu baturutse imihanda yose no mu migabane yose. Hagiye hahinduka ibintu byinshi mu buzima bw'abantu benshi, ikibatera icyizere, ikabigisha ko Imana ifite umugambi ku mugabane wa Afurika. Ijambo rye riravuze ati Afurika ntabwo ari umugabane w'umwijima, ahubwo ni umugabane w'umucyo n'Imana. Inyigisho z'ingenzi z'uyu mugabo, inyigisho za Dr. Paul Gitwaza zishingiye ku bintu bitatu by'ingenzi. Ubwami bw'Imana, Imana igomba kuba hagati y'ibitekerezo, imiryango n'imibereho yacu. Kugira ubuzima bw'umwuka bufite icyerekezo, umukristo agomba gutekereza hejuru y'ibyo abona, aho ajya, aho Imana imujyana. Gukunda igihugu n'abantu, abakristo bakwiye kugira uruhare mu kubaka igihugu cyabo, ntibagume mu rusengero gusa. Mu ijambo rye yaravuze ngo ukuri kw'Imana ntiguhinduka, iyo uhagaze ku kuri Imana iragukomeza. Abamwumvise bavuga ko inyigisho ze zitigisha gusa Bibiliya, ahubwo zubaka imibereho n'imibanire y'ubuyobozi n'imibanire y'abashakanye. Imbogamizi n'ibigeragezo nawe yagiye ahura nabyo, nkuko abahagarariye Imana bose bagira ibigeragezo. Gitwaza nawe yahuye n'imbogamizi nyinshi, kwangwa, kunengwa ndetse n'ibigeragezo by'itorero, ariko ntibyigize bimuca intege. Yigeze kuvuga ngo ibigeragezo biza ni ikimenyetso cy'uko Imana ibiri kugutunganya. Umuyaga uhuhira aho hameze neza. Uyu ni umugabo w'umuvugabutumwa witwa Dr. Paul Gitwaza. Uyu munsi Dr. Paul Gitwaza ni umwe mu bayobozi b'amatorero bakomeye muri Afurika. Yashingiye ku Mana, afite urugo rwubakiye mu rukundo kandi akomeje kuyobora imbaga y'abizera. Zion Temple Celebration Center ifite amashami mu bihugu birenga 30, ikagira n'amashami, ibitaro n'imishinga y'ubugiraneza. Uyu mugabo ukunda Imana yavuze ngo ntugomba gusengera kugira ngo ubone gusa, ahubwo usengera kugira ngo Imana ikugaragarize ubuzima bwawe. Uyu ni umugabo ukunda Imana, Dr. Paul Gitwaza. Ubuzima bwa Dr. Paul Gitwaza ni isomo ryo kwizera, gukomera no kutazuyaza mu buzima no mu butumwa bw'Imana yaduhaye. Yatangiye nk'umwana wicishije bugufi muri Kongo, ariko ubutumwa bwe bwageze ku isi yose. Ubutumwa bwe bugira buti ntabwo Imana ishaka abahanga, Imana ishaka abayumvira. Aha niho ubuzima bwe butwereka ko umuntu ushikamye ku Mana, nubwo yanyura mu bimibabaro ikomeye cyane n'ibigeragezo, Imana ishobora kumukoresha ku rwego rutagereranywa. Uru ni urugendo rw'ukuri rw'icyizere rw'ubuzima bw'Imana. Ibi ni ibice byerekana ukuntu Gitwaza yarenze imipaka y'u Rwanda, ubutumwa bwe bukagera muri Amerika, Europe na Afurika yose. Benshi mu gihe abantu benshi barobanura ubutumwa ku ndimi n'imipaka, Gitwaza ahindutse ijwi ridafungwa n'imbibi. Ubutumwa bwe bwarambuye amababa y'ububyutse bw'isi yose. Gitwaza kandi akunda kwigisha ko Imana itarambirwa ubudasa. Imana ikora ibintu byose neza. Niba uri umwana w'Imana, ntukore ibintu mu buryo busanzwe, kora byose neza kuko uri umwana w'umwami. Dr. Paul Gitwaza kandi ashishikariza abizera kugira discipline, ubuvanyangamugayo n'ubumenyi. Yubahirije iterambere ry'umuco w'abakristo bafite icyerekezo. Mu gihe abandi bibandaga mu by'umwuka gusa, Gitwaza yibukije itorero ko umwuka n'ubwenge bitagomba gutandukanywa. Igihe cy'ububyutse n'igitangaza, hari iby'igihe ahantu bitabasha gusobanurwa mu magambo. Igihe umwuka w'Imana ugwa, amaso y'abantu arafunguka. Aho Gitwaza anyura, hari abiyemeza gutangira ubuzima bushya. Gitwaza yagiye yigisha ko abakristo bagomba gutura nk'abanyamuryango b'ubwami, si abanyamasengesho gusa. Ubwami bw'Imana ni uburyo bwo kubaho, si amagambo yo gusenga gusa, ni uburyo bwo gutekereza, gukunda no kuyobora.
Gitwaza nk'umuntu usanzwe, kwerekana ubuzima bwe bwite, umuryango we, uburyo akunda gusenga wenyine, uburyo agira ibitekerezo, uko yakiriye n'ibigeragezo. Nubwo benshi bamwita intumwa, hari igihe aba Gitwaza nk'umuntu ufite amarira, ufite umuryango, ufite inzozi n'amasengesho, asa n'adafite igisubizo ariko akaguma yiringira Imana. Ijambo ry'Imana mu isi y'iki gihe yagiye avuga ubutumwa butanga ubuhanuzi ku isi yose, byerekana ko yagiye avuga iby'igihe kizaza, ububyutse bw'itorero no kwiyegereza Imana. Aho yavuze ati si amagambo yo kuvuga gusa, ahubwo ni ubuhanuzi buhindura ibihe, kuko iyo Mana ivugiye mu butaka bw'umuntu amahanga arumva. Dr. Gitwaza kandi agira inama urubyiruko, agaragaza uburyo abwira urubyiruko rw'iki gihe kudahagarara ku nsengero gusa, ahubwo kwinjira mu burezi, ubuyobozi n'iterambere. Imana yifuza urubyiruko rutinya Imana ariko runatekereza nk'abanyabwenge, kuko isi y'ejo izaturwa n'abafite umutima n'ubwenge. Dr. Paul Gitwaza kandi ubuzima bwe bwabaye nk'ituro, ubutumwa bwe bwabaye nk'umucyo utazima, ndetse no mu gihe kizaza amazina yazibukwa mu mateka y'abavugabutumwa bahinduye isi. Dr. Paul Gitwaza, umugabo w'umuvugabutumwa, umugabo w'igikundiro. Niba wishimiye ubu butumwa tukugezaho, Nyagasani akomeze abahe umugisha. Wibuke gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo n'ubutaha uzabone ikiganiro tugushyiriraho. Mwakoze kubana natwe, Imana ibane namwe.